Miss wa 2018 hajya nakubwiye ko nagiye amageragere 2010 wambwiye ko wagiye 2020 none se ubwo ngubwo ibyo za 2018 bishe gute simbizi mbona asembutse cyane birangije ngubu nkubirishura nicuye ndivuga ndakomana ni gute nge nawe nitwa Digitav na Yesu yitwa Jesus imumva n'ibintu bitabaho man none ndibaza se man Jesus yaba yarigeze kujya ibyapa Jesus man yaba yarigeze kugereka live wenda akajya ciringa n'amagenge ya stasi mwumva nibibaho nibaza ukuntu yitwe G no mu gihe cyabo man muri rimwe man mu gihe cyakera n'amaji yaratarabaho maniga amaji yaratarabaho urumva man ariko we ahita avuga ati ngewe kugira ngo mbakome nge nitwa Jesus nawe avuga ati mbakome nanjye kugira nanjye mbakome nanjye nzane umwonga mu ntege mvuga ngo nanjye ni G-Tough Jesus urumva ko ibintu none reba Yesu igihe yazi ko ari uwa kera ari akavuga akabireba akavuga ati kera hazaza abantu baba G yes kanye nitwe Jesus none ureba ijambo G ritangiye gukoreshwa muri za 2008 muri za 2010 kuzamuka voilà nibwo ritangiye ama G the Black ukuntu mva ama G the Black man ngiye G yanjye urumva man ngo reba imyaka itambutse ukuntu ingana uri bibenyeje na bitambutse ukuntu bingana none G nibwo ritangiye guhitinga ibintu Yesu yazanye kera cyane abantu batazi byari ibyo bisohoye ubu tuvugana ubu Jesus G-Tough urumva hari ba G Kenny bari ba G Teta hari ba G Bruce bagiye batandukanye ba G Bruce voilà it's okay aho ngaho ni imbere cyane kugira ngo Amavubi agere mu gikombe cy'isa na gitware birasaba ko umutoza akora iki birasaba ko tuzagenda nk'urugendo rungana byibuza n'ibirometero 150 tugiye hehe kugira ngo tubashe kugera iyo nzira tugiye kutangira ni inzira ndende cyane urumva mu gikombe cy'isi man isibyo n'igikombe cy'isi na hano iwacu byabaye ikibazo gikomeye cyane abantu murimo bararira reba ejo bundi rakipe twawe na ikadutera Frofeman byabaye ikibazo gikomeye cyane wayinyibukije shawari huse yarapfuye biba uyinyibukije byaba byiza cyane kurushaho ntayuzi isukari yazamutse ake apereta siyo maniga Yesu w'Inazari amagara ndabahamagara ariko nyina wa Yesu waragowe we ese engineer akora iki engineer no umuntu ushinzwe ko bijyanye n'inuza reka n'imibero myiza y'abana batoya imibero myiza y'abana batoya mugabo ararwaye ariko engineer abashinzwe imibereho myiza y'abana engineer Vubi icyo navugaho cyangwa se icyo twasesenguraho Amavubi kuva kera ubona ko twabitangiye ejo muri za 2022 na rimwe niba 2026 noneho tubibaza uvuga ati Amavubi bizagenda bite ariko ngiye icyo mvuga nk'Amavubi ifusa ko Amavubi agomba kuhanava akagera naho ibyo kuvuga ngo bagiye mu kibuga batugatsindwa ibintu nje ntabwo mcyifuza Amavubi agomba kuzamuka Amavubi ni ikipe y'igihugu bafite abakinnyi nabwiye nibazamuke kishoboka bajyana za Thailand yes za India kajya kuzana abakinnyi za Miami na za Gakecuru hariya wenda ashaka kuva neza ukeka ifite abantu bangana gute isi ngiye kurunyeka kuba mu mubare ryanjye nagiye kwa kundi umuntu agakora imibare ngakajya za minus ntago biri bugeremo minus ni kisi minus ni kwa kundi akubise imibare ikaza kukubana amazi bikaba minus imibare iba minus ariko kwa kundi wanditse umubare hakagira ibisaguka nibyo bita minus by the way we nta nuko rero nayimenye n'umutafugege umuuzi byibuze abatafugege nyakwigendera diplomate nimaze no abatafugege umuzi umugize upfuye wapfuye umugize umuzima gute nese diplomate ni muzima ujepori niwe watabarutse bose se niba rimba injyana imwe ariko tujya kwigendera diplomate njya kwigendera
ntiyapfuye se ntiyakwigendera. diplomate ni muzima wa kintu aho bundi wanyweye ibiki jepo niwe nashaka kuvuga ntabwo ari diplomate. ingona yitwa gute mu cyongereza? ingona ingona yitwa yitwa ahubwo ari kumva ingona yitwa gute mu Kinyarwanda? Ni ingona si mu rurimi rw'icyongereza? wagabanyije ibiyobyabwenge.